Imitungo rero nayo muri iyi minsi turimo isigaye nayo iri ku ruhembe, iri ku isonga nayo mu bizatuma ingo rwose zitagira aho zigera. Kandi noneho uburyo abantu bakuze n'uburyo abantu bagezemo cya cyiciro cyo gushakana bari kuza bahura, biraboroheza cyane kuba batandukana. Umuntu asanzwe afite umuntu umufasha cyangwa se afite inshuti yikuraho amafaranga cyangwa imutunze, rero uraza umushake ariko ushatse umugore w'abandi cyangwa se ushatse umugabo w'abandi, yari yifitiye undi bari kumwe n'ubundi, gusa nuko we agira ngo wenda atere intambwe agerageze amahirwe. Abantu benshi bameze nk'aho bari gupima amahirwe ngo barebe koko bashobora kuba bakubaka ingo bigakunda. Ngicyo rero ikibazo gikomeye cyane, ntabwo uzipimira amahirwe ku muntu nanone mugenzi wawe, kandi ushobora no kumwipimiraho amahirwe nawe ariko abitekereza avuga ati dore nazengurutse mu bakobwa benshi, igihe cyari kigeze rero ngo nanjye nubake urugo. Ngayibaze nawe umuntu urimo gushinga urugo arimo aripima ngo arebe ko bishoboka, nibidashoboka azagira gute? Azahita bivamo. Kandi nawe wenda nuko, cyangwa se wenda wowe ufite na gahunda ariko we ntayafite, mugenzi wawe ntayafite, arimo aragerageza amahirwe ngo arebe ko bishoboka. Iki kintu rero kimeze nko kwisuzuma, ndebe ko nanjye byakunda cyangwa se nanjye ngerageze ndebe ko nagira urugo ngira umuryango. Ikiro ntikiri guhereza agahenge ingo z'iyi minsi, birimo biroroha cyane kuba abantu batandukana ndetse rwose batamaranye kabiri. Baramarana kabiri gute? Umwe arajarajara n'undi nawe ntari hamwe, buri wese aravuga ati nibinanira nari mfite plan B. Abantu bafite plan nyinshi, araza afite nka plan A, plan B ndetse na plan C, avuga ati iki ni cyanga nzahita nkora iki, uyu nananira nzahita nshaka kuriya, kubera ko yari asanzwe bafite n'ibyanga zisubira kuri uriya. Wenda bakaba baranabyumvikanye ati rugo nunanira nzongera ngaruke tugumize twibaneho kwa kundi tukajyaga twibaniraho, gusa turyamana nkwishyura cyangwa se unyishyura, nibinanira nzagaruka twikomereze ubwo buzima. Akamusezeraho muri ubwo buryo nk'umuntu babanye igihe kinini. Ni nayo mpamvu ubona akenshi na kenshi yaba n'abasore b'iyi minsi ntawe ukeneye kubaka urugo. Kubaka urugo rwose bisigaye ari nko kwikoreza umuntu umutwaro munini, uwo mwanya wabyo nta bantu bafite, nta nubwo rwose biri mu bitekerezo bya bugufi. Ngiyo rero impamvu yo kugerageza ndetse no kuba abantu basa naho bamaze kuba nk'abagabo, ugasanga umuntu nta matsiko afite yo kuba umugore, nta n'amatsiko afite yo kuba umugabo. Kuba nta matsiko umuntu afite yo kuba umugabo niyo mpamvu bitazigira bimuha amahirwe na rimwe yo kubaka urugo ngo arushobore. Arabizi kuba umugabo, arabyumva, ariko ibyo akwiye kuba ahabwa nk'umugabo arabihabwa umunsi ku wundi. Umukobwa nawe nuko arabizi kuba umugore kandi azi ko n'ibyo agomba kuba ahabwa nk'umugore nabyo abibona umunsi ku wundi ndetse n'igihe abishakiye. Hanyuma uwo muntu uramujyana mu rugo ngo asubaka urugo gute? Ntabwo byashoboka. Rero hari ikintu kimwe abantu bakwiye gukora, kuba bakwishora mu mibonano mpuzabitsina ya kenshi na kenshi batarubaka ingo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, ndetse wenda abyishoyemo kugira ngo abikuremo amaramuko bimutunge cyangwa se bimuteze imbere. Ibi rero ntibizigera biguha amahoro na make cyangwa amahirwe na make yo kugira urugo rwawe ngo rwubake rukomere. Igihe cyose wanarugeramo uzahora ujahagurika ushaka kwigendera. Niyo mpamvu rero hano kuri Habijid Ndiba TV twigisha abantu ibintu bitandukanye, turabagira inama zo kuba mwatangira kumenya ni gute nshobora kuba nabasha kwirinda. Mukirinda kuko nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma ingo zongera kugira aho zigera. Umuntu akazubaka kandi zikubakwa zigakomera zidasenyaguritse. Babanze bashyiremo kwifata mbere na mbere, tugire abantu bazubaka bafite amatsiko, kubaka bavuga bati kubaka indera gute, naho se basanzwe babana ubundi bazubaka iki? Murakoze rero, iyo yari Habijid Ndiba TV ntibisanzwe, naho ubutaha.